Hello, brothers and sisters. turabasuhuje bene data n'abasaza bacu. My name is RW'IMANA. Izina rye ni Sabato Habarurema, nanjye ni Mari. And today we are going to be discussing the Word of God. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Before we begin or proceed or continue, let us pray. Mbere yuko dutangira cyangwa se dukomeza, reka tubanze dupfukame dusenge. Thank you, God. You're with us since the morning. Your name be glorified. Urakoze data wa twese, wari natwe guhera mu gitondo, kugera ubu ngubu izina ryawe rihimbazwe. We ask the Holy Spirit to be with me who is teaching. Tugusabye imbaraga y'umwuka wera ngo ibe nanjye ugiye kwigisha, And those who are listening, to help them understand and obey His word. kandi ukomeze gufasha n'abazumvira ijambo kuryumva ndetse no kuryumvira. We ask and pray in Jesus' name, amen. Byose tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Amen. As I said, my name is RW'IMANA. Nkuko nabimaze kubabwira, izina ryanjye ni Sabato Habarurema. And today we are going to be discussing the Word of God. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana uyu munsi. Our title for today is entitled, ijambo ry'uyu munsi, umutwe w'amagambo is Keep the Commandments. Iravuze ngo wumvire kandi ukomeze amategeko y'Imana. This title and this lesson for today is coming from a book called What Should I Do to Inherit Eternal Life? Iri jambo n'uyu mutwe w'amagambo uvuye mu gitabo kiri kuvuga ngo ni igiki nakora kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho. Okay. And a certain ruler asked him, ngo umusore w'umuyobozi yabajije Yesu ati, saying, Good master, what shall I do to inherit eternal life? aramubaza ati, mwigisha mwiza, ni igiki nakora kugira ngo mbone ubugingo buhoraho. Luke 18:18. Muri Luka 18 umurongo wa 18. And he said unto him, Yesu aramusubiza ati, If thou wilt enter into life, Yesu aramubwira ngo niba waragenzuye mu buzima, keep the commandments. ukomeze amategeko y'Imana. He saith unto him, aramureba, he saith unto him, aramubwira ati, Which? ni ayahe? Jesus said, Yesu akamubwira ati, Thou shalt not murder, Yesu aramubwira ngo ntuzice, thou shalt not commit adultery, Yesu aramubwira ati ntugasambane, thou shalt not steal, Yesu aramubwira ati ntuzibe, and thou shalt love thy neighbor as thyself. Yesu aramubwira ati kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Honor thy father and thy mother. Yesu aramubwira ati wubahe so na nyoko. You can read more about it in Matthew 19. Urashobora kubisoma biruseho muri Matayo igice cya 18 17 to 20. 17 kugera 20. The young man said unto him, Nuko umusore abwira Yesu ati, All these things have I kept from my youth. Ati ibi byose aya mategeko yose narayakomeje kuva mu busore bwanjye. What like I thee? Ni igiki mbuze ntakoze. Christ was drawn to this young man. Kristo yeretse uyu musore. No, Christ was drawn to this young man. So Yesu yakunze uyu musore. He knew him to be sincere in his aspiration. Yarasobanukiwe nawe nuko yakoze ibyo avuze. All these things have I kept from my youth. Iryo jambo yaravuze ati aya yose narayakomeje kuva mu busore bwanjye. His concept of the law
was essential and superficial. gukomeza amategeko kuyumvira byari ibyo hejuru. Judged by human standards, he had prevailed. Bimwe ari urubanza rurebwa n'umwana w'umuntu yari yarabikoze. All unblemished character. N'imico itagira amakemwa. To a great degree, his outward life had seen free from guilt. Uhereye nko mu rwego rwo hejuru ku biboneka inyuma wabona utamushinja icyaha. He verily thought that his obedience had been without a flaw. Yarazi yuko yibwiye cyane ko kumvira kwe kwari kutagira amakemwa. Yet he had a secret fear. Ariko yari afite ibanga ry'ibyatinya. That all was not right. Agatinya ko byose bitaba bigendeye mu mucyo nk'uko umucyo w'Imana uri. Between his soul and God. Hagati y'umutima we ndetse n'Imana. This prompted the question, what lack I yet? Ibyo nibyo byatumye yongera kubaza Yesu iki kibazo ati si ni igiki naba mbuze cyangwa ntarakoze. Jesus said unto him, Yesu aramusubiza ati, if thou wilt be perfect, go sell that thou hast. Yesu aramubwira ati niba ukiranuka genda ufate ibyo utunze ubihe abakeneye. And give to the poor. Ubihe abakeneye. And thou shalt have treasure in heaven. Ubwo nibwo uzagira ubutunzi bwinshi mu ijuru. And come and follow me. Nuko uze unkurikire. But when the young man heard that saying, ubwo umusore yumvise Yesu avuze aya magambo, he went sorrowfully. Aragenda aranyanyomba buhoro buhoro. For he had great possessions. Kubera yuko yari afite umwanya wo hejuru cyane. Matthew 19:21-22. Matayo 19 umurongo wa 21 kugera 22. There is a way which seems right to a man. Hari uburyo icyaha kijya kiyandika mu muntu. But the end therefore are ways of death. Noneho amaherezo yayo akaba ari urupfu. Proverbs 14:12. Ni imigani 14 umurongo wa 12. Christ read the ruler's heart. Kristo yasomye umutima w'uyu musore. Only one thing he lacked. Yesu yamenye yuko abura ikintu kimwe. But that was virtual principle. Na icyo cyari cy'ingenzi byari hame bikomeye. He needed the love of God in his soul. Yari akeneye urukundo rw'Imana mu mutima we. This lack, unless supplied, would prove fatal to him. Na uru rukundo iki yarabuze cyakwenze gitanzwe n'uwo Imana ibihaye. Would lose fatal to him. Byatumye akwizera kwe kutagera ku rugero. Would prove fatal to him. Kuko atarafite uru rukundo byatumye atagera ku rugero yagomba. But this all men will know that you are my disciples. Na ukuruguru rukundo nibwo abantu bose bazamenya yuko muri abigishwa banjye. If you have love, niba mufite urukundo for one another. Hagati yanyu. John 13:35. Yohana 13 umurongo wa 35. But who and saith his brother have need? Ninde ufite ibyiza byo muri iyi si noneho agafasha mwene se ukeneye. And shout up his bowels. Noneho akabona uko yiyakira. On compassion for him. Noneho akamugaragariza urukundo.
Who dwelleth the love of God in him? ninde ufite uru rukundo rw'Imana mu mutima we? 1 John 3:16-18. Yohana 3:16. This was a question. Iki cyari ikibazo. And asking us if we have love for our brothers. Kitubaza niba dufite urukundo kuri bene data. Love is patient and kind. Urukundo rurihangana kandi rugira neza. Love is not jealous or boastful. Ntabwo urukundo ari ishari cyangwa se kwishira hejuru. It is not ignorant or rude. Ntabwo ari ugusuzugura cyangwa se kugira ikiburi. Love does not insist on its own way. Urukundo ntabwo rurorera kwigaragaza. It is not irritable or resentful. Ntabwo ari urwiyamamaza ahubwo rurigaragaza. It does not rejoice in wrong but rejoice in right. Ntabwo ari urwishimira mu bibi ahubwo rwishimira mu mucyo. Love bears all things. Urukundo rufite byose. Believes in all things. Rwizera byose. Hopes in all things. Rwiringira byose. Endures in all things. Na rwifuza byose. 1 Corinthians 13:4-7. Abakorinto ba mbere igice cya 13 umurongo wa 4 kugera wa 7. Love not only bears with one's faults. Ntabwo urukundo rwo rwera itunda rimwe. Faults. Love not only bears with others' faults. Ntabwo urukundo rwera amatunda amwe. But cheerfully submits to whatever suffering or inconvenience such. Ibyo ari byo byose n'aho ariho hose uko rurumvikana n'aho ariho hose. Forbearance making necessary. Kuko rushyiraho igikwiriye aho ariho hose. For the love of Christ controls us. Kuko urukundo rwa Kristo ruratuyobora. 2 Corinthians 5:14. Abakorinto ba kabiri umurongo igice cya 5 umurongo wa 14. Many are deceiving themselves. Abenshi bajya bihemukira cyangwa se bakibeshya. For the principles of love does not dwell in their hearts. Kubera ko ihame ry'urukundo ritari mu mitima yabo. If I speak in the tongues of men and of angels, niba mvuze mu ndimi z'abantu ndetse n'iz'abamarayika, but have not love, I am a noisy gong. Ndetse nkaba ntagira urukundo ntacyo nabamaze. And if I have prophetic powers, prophetic powers, naho naba mfite imbaraga ndetse n'izo gukora ibitangaza, but have no love, I am nothing. Ariko nkaba nta rukundo mfite n'ubusa. And if I understand all mysteries in the knowledge, naho nasobanukirwa n'ibitangaza ndetse n'iby'ubwenge ariko nta rukundo mfite nabyo bihwanye n'ubusa. And if I have all faith so as to remove mountains but have not love, I am nothing. Naho nagira kwizera kwabwira umusozi ngo igirayo ukigirayo ariko nta rukundo nabyo bihwanye n'ubusa. If I give away all I have and if I deliver my body to be burned but have not love, I gain nothing. Naho natanga byose byo ntunze ndetse ngatanga n'umubiri wanjye ugatwikwa ariko nta rukundo nabyo ntacyo nabona bihwanye n'ubusa. 1 Corinthians 13:1-3. Abakorinto wa mbere igice cya 13 umurongo wa mbere kugera wa 3. Love is the basis of good life. Na urukundo ni intangiriro ya byose.
Whatever the profession, no man has pure love to God. aho uko inyigisho iyo ari yo yose yamera cyangwa se imyizerere y'umuntu ariko bidashingiye mu rukundo ntacyo byaba bimaze. No, whatever the profession, no man has pure love to God unless he has love for neighbor, for his brother. Imyizerere y'umuntu uko yaba imeze kose ariko akaba atagira urukundo rwa mugenzi we ntacyo byaba bimaze ku Mana. But we can never come into possession of the Spirit by trying to love others. Ariko ntabwo twakwigiza ibyo gupfa gukunda bene data urukundo rudaturutse ku Mana ngo turukunda bene data ntacyo byaba bimaze. What is needed is the love of Christ in the heart. Igikenewe ni urukundo rwa Kristo mu mitima yacu. Oneself is merged in Christ. True love springs forth spontaneously. Iyo inarinje yacu irigitiye muri Yesu, urukundo rwa Kristo ruzamukira muri twe spontaneously. Kandi ubudatuza. God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit. Urukundo rw'Imana rwabibwe muri twe binyuze mu mwuka w'Imana. Which has been given to us. Nirwo twahawe. Romans 5:5. Igitabo cy'Abaroma igice cya 5 umurongo wa 5. You can read more about this. Going to stop here. Kuko ubu tugiye kurekera ahangaha. And to help God give us love. Reka dusabe Imana iduhe urukundo. To love our neighbors. Dukunde bene data. And to have the love of Christ in our hearts. Dukunde bagenzi bacu kandi urukundo rwa Kristo ruture mu mitima yacu. Let God help us have this love in this system. Reka dusabe Imana iduhe kugirira urukundo kugira ngo rugaragare muri twe kandi rugirire n'abandi umumaro. Reka tubisabirane Imana ibiduhere mu izina rya Yesu. Amen. Acha tuombe. Thank you, God, for this. Urakoze data wa twese wari natwe guhera mu gitondo kugeza aya masaha izina ryawe. We ask the Holy Spirit to help us. Dusabye imbaraga y'umwuka wera ngo ari twe ari abumva ariyo ikomeza kutuyobora no kutwigisha. To help us love and have love of God in our hearts. Kugira ngo udufashe kugira urukundo rw'Imana kandi tubone umwanya mu mitima yacu. So that when we come again, we take us away. Igihe uzaba ugarutse data wa twese natwe uzaducyumva. We ask and pray in Jesus' name. Amen. Tubisabye kandi twizeye kubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. 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 See you next time. Amen. Murakoze tuzabonene igihe gitaha.